Guys, wahigere ni kuri Shine TV. Nkwibutse niba utarakora subscribe, this is time to make your subscribe because it is essential. Nyita Blaze, nyita good brother, ewana nyita yo bro, nyita yo sister man. Ewana uyu munsi nkabangiye kwereka ikintu cy'ingenzi mwakunze kumbaza muri bench cyane, ati ni gute ushobora gufungura account kuri YouTube ugatangira gukorera amafaranga. Okay, rero twagiye kuri YouTube nk'ibisanzwe, urakirika kuri YouTube. Okay, hano no guhitamo ifoto, hano habanza picture, no guhitamo ifoto, then hano kuri name no guhitamo izina rya YouTube channel yawe, then ukirika on save, handle bahita bayiguherezayo, then click on create channel. Wait few moment, utegereza kanya gatoya, channel created. Ngira ngo murabibona ko channel yabaye created, Shine TV, no subscribers, no video. Okay, ngira ngo murabibona channel yanjye rero nkaba ngiye kwifungura, nkaba ngiye kwereka uburyo ngiye kuzajya nshyiraho ama video, ewana muzajya mubona muri video zigiye kuza. Yes guys, nkwibutsa ni buri mushyashya, ewana kora subscribe, ino channel Shine TV niho bigiye kujya bibera, aho bibera. Yes guys, kora subscribe maze twitwikire twimanukire. Ino niyo video yanjye ya mbere nkoze, gusa izindi channel narazigurije. Wakibaza ngo byagenze bite? Njye ubundi ngurisha channel, ushaka channel ihembwa cyangwa se iri hafi guhembwa, ewana nabigukorera. Cyangwa se ushaka gukora monetization ya channel yawe, cyangwa kwa applyinga bakajya bacishaho ama ad kuri channel yawe, nabigukora. Cyangwa ushaka gushyiraho watch time 2000 cyangwa subscribe 1000 maze ugatangira gukorera amafaranga, ibyo ni ibintu nagukorera. Nyandikira kuri 0788491915 maze hashye koko 0788491915. Yes guys, yari Blaze women. Thanks.